Sister Kabido Kadibi. Agenda ntago ngende icyo kizina. Ntago uri iki? Bimeze bite? Bimeze neza. Cyane. Yego. Kuba wijiriwe se. Kwijirwa se cyari cyo? Oya. Ko utishimye. Ndi kuri codinga. Enjoy. Amakuru se? Imeze. Meze fresh. Yego. Ndabona ufite akantu muganga bitwa ngo ndagifite. Ako kantu nagaki. Agasatsi karengaho nk'akabashinwa. Bakitwa ngo ndagifite. Ndi umushinwa. Uru? Umushinwa. Turi kumwe nande kwanza? Muri kumwe na Sylvie. Sylvia? Yego. Sylvie. Sylvie se? Sylvie. Inde ni? Sylvie. Sylvie. Nyine Sylvia. Oya. Ese ugeze nango Sylvie irarangiye. Gusa uri kuri codinga. Ndi kuri codinga giye. Kuki uri kuvuga ibintu bidahuye? None se Sylvia. Sylvie imeze bite? Ni sawa. Ni sawa. Ni iki gisekeje? Iki gisekeje. Nyine ku munsi wawe uhereye mu gitondo kujya nimugoroba ni nk'ikihe kintu ushobora guhura nacyo kikagusetsa? Ikintu kuvuga iki ukabaza jado nyine ndi kukubaza wowe nese nta munsi n'umwe urigero ugera ahantu wumve wishimye nyine ukabona nk'ikintu kono cyagusekeje kuko haba ibintu bisa ikintu cyangwa nkabona kiranshimishije cyane haba ibintu oya pana gishimishe gisekeje. Okay, nta kibazo. Ikintu kireka nk'umuntu avuze nk'ikintu kikansetsa nyine. Ikintu gishobora kugushimisha muri wowe. Ikintu gishobora kunshimisha. Yego. Kireka wenda mpuye nk'umuntu akama amafaranga. Icyo kintu kinshimisha. Nk'ubu umusore sibyo bagutihitishijemo. Ndi kuri coding ageri gufata video. Yego. Kuri kunyogora ndi kuri coding se gushaka kugera kuri. Kubera ko uri kuvuga cyane. Hari ikibazo se suri kure yanjye ni kugira ngo nyumve. Ngavuga. Ahubwo nawe babyiza bavuga cyane nkanje. Kandi ndi kuvuga. Okay, bagwitishijemo bagateka aho ngaho amafaranga n'umugabo. Ahubwo ko ugomba kubaho burundu urahitamo ikintu kimwe ugomba kubana nacyo burundu. Nuhita nk'amafaranga uzabana nayo mafaranga burundu nta mugabo uzigira ugira. Ubwo ntuzanabyara. Canke se ugahita nk'umugabo ukazana n'umugabo burundu nta mafaranga ufite mubona icyo kurya gusa nta ikindi kintu muzima mugira. Nayo ugura akawiga wambaye ku mutwe utakabona. Wahita mwiki? Nahitamo kugira amafaranga. Kubera iki? Kubera ko amafaranga nyine iyo afite nyine aragushimisha nyine wishimisha. Niyo mpamvu utahita nk'umugabo? Impamvu nyine ntahitamo umugabo kubera ko nyine umugabo nyine hatera stress ntago aguha ibyishimo nyine sometimes nyine ntago wishima mu buzima bwa buri munsi. Ukutaguha ibyishimo ko umugabo ushatse kuvuga nuko umugabo araryoha. Ukutaguha ibyishimo ko umugabo ushatse kuvuga nuko ukutaguha ibyishimo ko umugabo wenda se navuga gutera wenda utatuma nyine wishima nawe uratinya kubivuga wabivuze bimwe byo mu buriri ajya bavuga bimwe byo mu buriri ni urugero nyine ubwo oya kandi ubivuze oya ni urugero nyine wowe uhise nk'amafaranga kubera ko umugabo akenshi ntabwo aguha ibyishimo ariko amafaranga aguha ibyishimo ntabwo aguha ibyishimo ariko amafaranga aguha ibyishimo yego ese wakishimira ko wowe utabyaye? Ntabwo nabyishimira ariko icyo gihe mfite amafaranga nabyara natunga ayo mafaranga mfite n'umwana gusa wenda nta mugabo mfite. Ariyo mpamvu witwa Sylvie mu myaka yawe ufite watangiye gukora sex ufite imyaka ingahe? Natangiye mfite imyaka 20. Urabesha. Yego. Wowe watangiye gukora sex ufite imyaka 20? Wabikoze byenze gute? Bagufashe ku ngufu n'umuhungu mwakundana yaguterese waricuruje byagenze gute? N'umuhungu twakundanye. Yaraguterese bamwe? Yego. Wari uri isugi? Oya. Ntabwo wari uri isugi? Wavuze nyine gutangira kubikora ariko ntabwo yigeze nsobanukirwa. Nyine kuwajije inshuro ya mbere wabikoze? Ya mbere. Mfite nk'imyaka 18. Wari uri isugi? Yego. Wari uri isugi? Warabikoze birakunda? Sylvie akabazo gatoya. Ibyishimo byawe n'umugabo bitandukaniye? Ibyishimo byanjye n'umugabo. Urugero nk'ubu wenda turaryamanye
sibyo ibyishimo by'iwanjye n'ibyaho bitandukaniye wowe ushimishwa n'iki nshimishwa n'iki Kure uri nyine umugabo wanjye uvuge. se oya muri mu gikorwa turi mu gikorwa yego wowe turi gukora sex ni Kubikora cye kintu narangiza. eke ibyishimo byawe nibi kuko hari abantu wenda bishimo gutandukanye ko nibyo kurangiza abantu batabizi kurangiza nta abantu benshi ntabwo babizi ubushimishwa n'iki kumva nyine ati ubu ndishimye umubiri wanjye ubu umeze fresh ubu ngubu ibintu nakoze ndumva ari sawa iyo uri kubikora nyine nkarangiza tu eh eh ndetse urumva ari ikindi kihe umuntu Ushimishwa n'iki? yashimishwa nacyo kurangiza eh? kurangiza That's it. ndi kubifata byose ugitukanye Oya se kandi uri kumva eh ibyo bintu nyine mm, like nibyo bituma umukobwa cyangwa se umugore yishima muri we siko ajya mu boni nkora sirive ikibazo gitoya ufite sheri oya kubera iki kandi wambwiye ngo watangiye gukora sex ngo na sheri wawe sheri wanjye nari mufite ariko twaratandukanye reka una sheri ufite nta sheri mfite kandi nta n'uwo nkeneye nanjye gushakira umugabo reka reka eh umugabo udafite gahunda muri iki gihe nta kintu amaze ni nk'iyo gahunda uwo mugabo yaba afite wifuza umugabo uzaza akansaba iwacu akanyambika impeta kandi nabwo afite amafaranga umugabo uzaza gusaba iwanyu akakwambika impeta kandi afite amafaranga yego ibyo bintu bitabonetse uzemera ugomegwe ntabwo nagumirwa ibyo bintu bitabonetse kugumirwa se si ukutabyara umwana oya kutabyara ni ukuba ingumba Hey, sibyo wowe jado okay. umuntu utabyara ni ingumba umuntu wagumiwe ni umuntu wasaziye iwabo Hey, okay. bivuze ngo utabonye umugabo ufite amafaranga uzemerere kwishiga Oya nanone ntabwo byaba ari byo Okay, iyo akabazo ubwo nyine gatoya nakemera n'ubundi nyine bikaba nyine ibishaka ngiye kukubareza akabazo gatoya ijambo indaya uraryumva njya ndyumva hano hanze aha. uraryumva ijambo indaya indaya ijya kwicuruza ku muhanda ishobora akarora urugero ivuka nko mu bakire bafite amafaranga kandi aba atayabuze aho akajya mu muhanda akajya gutega ibyo bintu biterwa n'iki biba biterwa n'iki biba biterwa n'uko ababyeyi be batamuha amafaranga ikibazo wacyumvise neza navuze ngo umukobwa ufata umuzi ujya gutega ku muhanda kandi afite iwabo bafite amafaranga nawe ayafite Eh, akantu karengejeho okay. Aho ngaho naba nkubeshye ntabwo nzi ikintu ubwo yaba ashaka Si ubwo Ako yaba ashaka iki? barahari urabizi ubwo yaba ashaka umugabo nyine ubwo umugabo ahubwo ubwo uwo mukobwa yajya kugura umugabo kandi yagiye ku muhanda gutega aribyo ndi kukubaza gutega nyine ubwo ashaka iki ashaka umugabo ashaka umugabo numva ntabwo agiye kumugura ahubwo agiye kwigurisha afite amafaranga wenda agenda n'imodoka ameze fresh iwabo bafite n'amafaranga ariko akajya mu muhanda akaba indaya icuruza azaba ashaka diki y'umugabo abashaka iki azaba ashaka sex n'umugabo wari uvuze n'uwo mu mugabo uzaba kanya ugiye kumugura kanya wari uvuze iki nzakurisha abashaka iki sikutinya kuyivuga se n'ubwa mbere uyibonye oya ni ubwa mbere se ntabwo ari ubwa mbere abashaka iki rero abashaka umugabo nyine usabaga umugabo ze abashaka sexy n'uwo mugabo kandi we waba yagiye gutega nyine aba yagiye gutega abashaka abagabo ariko uwo mugabo uri bumugura aba amushaka nubwo aba agiye kwigurira iyo bavuze ngo uriya mukobwa ngo zaramuryohanye bashatse kuvuga iki ntabwo mbizi ntabwo zirakuryohana reka reka ukunda abagabo cyangwa ukunda abakobwa nta n'umwe nkunda cyokora nkunda abagabo nkunda abagabo igitsina gabo umugabo umukunda iki wenda nk'uko nguko wenda guhera ku mutwe gushaka uzi ikintu nkunda ku bagabo yego nkunda amafaranga ukumva mbere na mbere
nkunda Ngo ubona ariya amafaranga muzi ukuntu uri avuze. kumva ngo uricuruza mwihorere amafaranga nyine uri ku mugabo kumva? ukunda amafaranga ese Umugabo abagabo nkunda amafaranga bavuga ko abagabo bose bagira nkakunda. amafaranga se Oya, nakwajije ku simbwira mugabo ibintu nkunda ku mugabo kandi abagabo bose uko amafaranga aba yafite apana ku mafaranga ntabwo Tuvuga nakwajije ku ngo mafaranga. ntabwo nari ngo ukunda iki Mm. nakwajije ngo umuntu w'umugabo kuko nakwajije ngo ukunda abakobwa cyangwa ukunda abagabo ngo nkunda abagabo ku mugabo ukunda iki ntabwo wenda abagabo bose bafite amafaranga sinigeze ndobantu Okay, nkunda umugabo ufite mu kanwa h'umukara. ku mugabo ukunda iki Neza sibyo ndi kukuvuga. ntabwo nakwajije ngo ukunda hehe w'umugabo What the fuck? ikibazo gisubize neza Nsubiriza. ntabwo nakuwajije ngo ni ikihe gihimba cy'umugabo ukunda igihimba urumva icyo ari cyo igice Igihimba. igice Igice sinakubaje ngo ni cy'umugabo. ikihe gice cy'umugabo ukunda nakubaje ngo ku mugabo ukunda iki Nkunda igice cye cyiwe cyo hasi. ikirenge azi ko utinya kubivuga kandi n'ubundi bifite amazina ikirenge igice cyo hasi ni ikirenge Igice cyo hasi. Wambwiye ngo igihimba kimwe. yego nyine ni ikirenge ko Igihimba kimwe. Nese umuntu ku mubiri we agira ibihimba bingahe? Nanjye nongera nkubaze. twebwe mu kirundi buryo twavyize hari umutwe iki tukitwa ngo umutumba amaboko amaguru umva ni bingahe umutwe umutumba amaboko amaguru Okay, ku gice Ni cyo bine. hasi nkunda hano bahita ngo iki? ukunda amavi Guhera hano gutya. ukunda amavi ukunda amavi Guhera hano hejuru y'amavi. ukunda hagati y'amaguru Mana uri kumvugisha amagambo menshi mana. ukunda hagati y'amaguru Basishaka. cyo kwiganira akantu gatoya kandi uri kuruta ubwiza ukuri iyo uri muri mace za mace zibera mu buriri ukunda pozisiyo iyi yo guhagarara Umva se. Icyo kiganiro cyo gukiretse datuma biza. ndatuma biza bakunda ikiganiro kiretse ngo ndatuma biza Naraje. ibiki ukunda gute gutya cyangwa gutya cyangwa gutya vuga ishokori Ushaka nkubwire ushaka kubimenya. Si ushaka kubimenya mbwira. yego Nkunda akinyuma. endelea ukunda Kuki usubirishamo? ntabwo mbyumvise neza ese ugutinya iki umuntu mukuru nkaho utinya iki wese uriya n'umwana rero ruhinja ukunda Mana ibyo biganiro byanyu muri gutuma mvuga ibigambo byinshi. turi kukuvugisha none Tubase nka mama wanjye abonye ibi biganiro muri none se ibyo uri kuravuga kandi uri kurabivuga uru ruhinja Yesu we. kandi nkankubajije ibyo ukunda Umanyica. none se mama wawe yakwica ko uvuze icyo ukunda Ega. ngo ukunda iye ukunda k'inyuma Nkunda akinyuma bro. ugakundira ikirasasa Karandyohera. agafata amashoka Karandyohera. k'inyuma karakuryohera uri gukarisha umunwa Waje se nkaguhahuka. tujya mu kiganiro Biransaba iki? Biragusaba iki? Ntacyo. niko ubona Kuba twakundanye. dukundane ubu twakundanye ndetse ugakundana n'umuntu ukurikiranye na video akazaza akigerezaho Hari ikibazo se? Mbese abantu bose bafata video ntabwo babikora. bafata Ntabwo bakundwa. bafata video Abantu bafata video cyangwa se bose gukunda k'inyuma agiye nkunda k'imbere nta kibazo twose turadukora. tuhera Ubasikatinga iyo video yawe. ese ngiye ko naguhostinze uranagika ukatinga video gute umeza injira mu kiganiro neza tugeze mu biryoshye Rekera. basoje niba utangiye kurangiza Mu izina rya Yesu. We ndicaye ntabwo ndi kubikora ibiki ibyo bintu. iyo ugiye kubikora ibyo ngibyo ubyumvira he Biki? iyo ugiye kubikora ubyumvira he Byumvira he ibiki numva. bavuze ngo nicaye ngo ntabwo uri kurangiza Yego. Iyo iyo ugiye kubikora ubyumva gute ngiye kubikora hakuye ngo biraje biraje. Ntabwo ibyo bintu ndi kubisobanukirwa bro wanjye. jade wamubwiriye
ugiye ese na kurangiza Jadaraza mu biganiro ese numva atarimo bivuge ko nawe uri muri coding uzagashyiraho kameze ko akahise ukanda kandi gufata video we muganire ngese urambaza iki ubundi reka nkwibariza ko bajya bavuga ngo umusore n'umuhungu n'umukobwa iyo baryamanye kugiye kumena kamera ngo umukobwa atanga umuhungu kubyumva ko umuhungu agiye kurangiza nibyo umukobwa nyine niwe ubanza kubyumva ko umuhungu agiye kurangiza ugiye kubitubwira utaduhishe ubyumva gute uhita wumva acitse intege kandi ahubwo abenshi baba bafite speed kandi kanya gato ugahita wumva acitse intege ariko arakoresha intege mabuja ese ko ufite isoni mfite isoni nyine ajya bazazitwa Sylvia akora iki muza usanzwe Sylvia sibwo navuga ko nkora iki ashobora kuba anacuruza aracuruza ariko ntabwo yikorera akorera abandi afite abahavira isoko nangahe se iki iyo ucuruza curuza inyanya cyangwa ikorera gataro ese nuvuze gukorera abandi nangahe nyine n'ibyo ucuruza nangahe neza mumbajije ibyo ncuruza cyangwa murambajije ngo nangahe turashaka tuzakubera abakiriya nyine mumbaze ibyo ncuruza n'ibyo nangahe ibyo ucuruza ntitubyitaye ubwo dushaka gushorera bivuze ngo dushaka kubera abakiriya tutitaye ngo icuruza cyo turakigura nangahe nta kibazo tupfa kukigura neza ndababwira ibyo mutazi rero turakigura wasanga ncuruza inzuma twaye iki nangahe nyine wasanga ncuruza si ku kiro se reka ntabwo ari ku kiro inzuma ari ku kiro ku munzani ni kuri buji mbabarira ufunga icyo kikamera cyane ibyo bintu si bijya bizamo se ibihe mbabarira ufunga icyo kikamera cyawe kubera iki banze kuvuga banze ngo tukubera abakiriya ngo baruvuge iyi kamera abakiriya ncuruza muri alimentation haba harimo buri kimwe cyose n'abakobwa beza ntabwo ducuruza abakobwa oya nyine baba bari gukoramo sigwise wumva ngo gucuruza twebwe abakobwa ducuruza abakobwa se ko ducuruza ibiribwa nyine koje n'abakobwa beza nyine bakubwo nkumaje abakobwa bakora muri alimentation abakobwa ni abakobwa tugira ni abahungu gusa dukoresha abahungu bereye kuri wowe sibyo njyenyine ndikuramo njyenyine umukobwa yego ngaho bwira abantu banjye ko bakunda ubundi dusoza ikiganiro yemwe mw'abantu mwe ndabakunda cyane ibitsina gore n'ibitsina gabo n'ababwiye gukunda ntago ntabwo urobanuye oya nkunda abagabo gusa abagabo gusa ukunda abagabo ukunda ukunda abagabo n'abakobwa bake ukunda abagabo n'abakobwa uri umurezi ubere bake ntabwo ndi umurezi ubere ariko mbere na mbere nabanje kuvuga ko nkunda abahungu nyine urayikunda tu mbere na mbere wavuze mbere na mbere navuze ko nkunda abahungu ukunda abagabo yego bwa kabiri uvuga ko ukunda n'abakobwa nkunda n'abakobwa bivuze ngo iyo umugabo atabonetse ko ndi umurezi biyeni nyine iyo umugabo atabonetse wiyaranja no ku mukobwa oya neza ubwo umukobwa yajya kumutereta gute hitamo rero iki nkunda abahungu nkunda abagabo uhisemo abagabo yego ukunda abagabo ubwo uranyuzwe abagabo mudukurikiranye n'umukobwa ngakunda abagabo nange mu mukunde urakoze abagabo niba bagukunda nawe nzabakunda umugabo ashatse kugira pompom muri abo bagabo ukunda byamusaba iki amusaba iki ese ko wegereye kamera cyane ko ndi wayijyanyemo byamusaba iki biba byancanze byamusaba iki byamusaba kuba twabiganiraho umugabo wese n'ubundi yavuze ko ukunda abagabo umugabo wese yashaka umuganira mwabiganira bigakunda umugabo wese ufite mu kanwa h'umukara muremure
wiyubaha urashaje umugabo wese muremure ufite mu kanwa w'umukara yiyubaha. yego wiyubaha ufite amafaranga nta kibazo tuzavuga. Urumva uzahura n'umuntu ufite izo kondisiyo zose Ntabwo tuzamwibyarira. ari kondisiyo bro. Ufite ufite mu kanwa w'umukara muremure wiyubaha ufite amafaranga. Abaye afite amafaranga ibyo atabifite se? Abaye afite amafaranga ibyo byose atabifite basi wenda ari muremure nanjye agataya nka Jado. oye ni nyangufi. nyangufi ni so gaswe ni nyangufi. Jado ni nyangufi. ni nyangufi. Niba mwemera cyane nyangufi Jado. niba mwemera nta mugabo nta musore ugira nyangufi. Nyangufi zaba ari abakobwa. Nta kibazo nyine ibyo byose tuzabireba. Okay, wakoze cyane kuganira cyambere natwe. ni ibiceri. Eh? Icyambere ni amafaranga. Okay, umugabo wese waba ufite amafaranga utari guciringa nawe ngabo byivuge nabikubwiye. Umugabo wese ufite amafaranga ndi tayari guciringa nawe mu buryo bwiyubashye. Bwiyubashye ushatse kuvuga iki? Bwiyubashye Mukabikorera mu nzu pana mu muhanda. bwiyubashye kwiyubaha bivuga iki? Ntabwo ndusobanura. Wapi? Nabyuze Wapi? kutabishyira public. Kandi nawe ushyize public. Ntabwo mbishyize public. Kandi kubivugira ku karubanda. Iyi platform yacu kwigirwa n'abantu 40. Abantu 40. Ibihumbi 40. Dukumva ari benshi. Ibihumbi 40. Nyine abantu 40 rumva. Uziko no mudugudu ntabwo 40 birimo. Umudugudu wose. Kogose. Gikondo yose nta 40 birimo. Gikondo yose guhera mu Gatenga kugera heriya kugereye. Okay, nta kibazo. Ni bazamvugisha. aho 40 byose nawe Abantu oya icyo gihenzi hitiramo no ku munsi wenda oya wimbaza ngo umunsi. Nyine ngiye kubaza kwazo. Abagabo bashobora kuba wenda bakuzuza ibyo wifuza. Nk'icumi. Ku munsi umwe babasha kuba manajinga. Oya ntabwo. Ba manajinga bangahe? Nk'abana cyangwa batanu. Ubushobozi ufite nubwo kuryamana n'abagabo 5 ku munsi. Nakubwiye ko njye najyamana nabo. Kuba manajinga se? Ushaka kuba manager wabo se? Muhungu. Banzi ibyo bintu bikunda. Ibyo bintu byo kuryamana n'abakobwa. Nena kuwajije wavuze ngo ukunda abahungu ariko ngo bafite amafaranga. Ese ibyo bintu byose byaba kubera yuko nyine ushaka kuryamana nabo. None urumva uri kwitongeza abagabo kuri iki? Ushaka umuvukana? Ariko wasanga muri uko kuganira habamo wenda gukorana izindi business zigiye zitandukanye. Ntabwo ari ngombwa ngo muryamane kubera ko byo ntabwo ari inshingano. Ariko nabyo bibaye byakorwa. Okay, wakoze cyane ugana natwe. Ubutaha nitugushaka tuzakubona. Sawa murakoze. Utegera ukorera he? Kanombe. Dukorera. Okay, mwumvise ahantu muzamusanga masaha nijoro abari Kanombe. Reka